uyu munsi wa none kuki abantu batagikunda ijambo ry'Imana ariko washyiraho ati runaka bamufashe asambana kikarebwa icyo kiganiro ubu si murimo kubona bamwe barimo kugenda basubiranamo muribuka nza hano nkahanura nkoropa sinakubuye wanamenye n'ibishingwe sinamenye n'ibishingwe murakigira ngo ubundi Yesu akora ati yaravuze ngo bafite amaso yo kureba ntibareba bafite n'amatwi yo kumva ariko nibagira gute ntago bumva kuko mwavuze Imana tukanezerwa abo bahanuzi barahari nana bavuga n'amazina ariko uyu munsi wa none batakifuza kugaruka kuri YouTube uyu munsi wa none batswe ijambo Imana ibahaye konvikasiyo nyuma ya konvikasiyo hazaza mandadari none rero nanjye mureke mbahe myumbati isharira myumbati ya gitaminsi mureke mbahe myumbati ya gitaminsi kuko niyo mukeneye Imana itanze konvikasiyo iyi ni konvikasiyo ya mbere iyo bagwaye konvikasiyo ya mbere ukanga kwitaba bakohereza ya kabiri iya kabiri bakanga kwitaba bakakohereza ya gatatu nyuma ya gatatu rero saza Imana itanze ikintu cyitwa konvikasiyo irareba ukijijwe n'udakijijwe mugiye kwitaba kukomeye n'uworoheje itanze konvikasiyo kufite akaze n'utagafite itanze konvikasiyo izi konvikasiyo zigiye kugera no mu bashumba mu bapasiteri izi konvikasiyo zigeze mu nsengero Imana itanze konvikasiyo abigize ivuze bahawe mandadari iyi mandadari iyije yagusanga mu muhanda imodoka iragukubita Yes, tuboneyeho kugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese weho mukunzi wacu udukurikira aho uherereye hose dufashe uyu mwanya tukwifuriza kugubwa neza uhabwa umugisha n'Imana kubona ukuboko kwiza kw'Imana nkuko mubimenyereye ahangaha inshuro nyinshi tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye kugira ngo tuganire nabo ndetse ntitwabura kuvuga yuko ari n'intumwa z'Imana reka rero kuri uyu munsi duhe ikaze Jean D'Amour umeze ute ndaho ndashima Imana none urabona ko naje mfite akamwenyu naje mfite akamwenyu ariko ko babivuga yego naje mfite akamwenyu ariko kuko Bibiliya yaravuze ngo mu bibi no mu byiza mushimye so rero nshimiye Imana ko ndi muzima hanyuma Imana y'amahoro ibaha umugisha namwe kubwo kuntumira urumva rero Imana iguhaye ubutumire ugomba kwitaba ubwo butumire rero nshimiye Imana ko nongeye kugaruka imbere y'izi kamera ndetse n'inshuti zacu aho ziherereye hose mu izina rya Yesu nibahabwa umugisha n'Imana yego hari akantu ushyizemo gatumye mpita nkugarukaho uragira uti mu bibi no mu byiza dushima Imana kandi ngo ufite akamwenyu mpaka akamwenyu kari hejuru y'uko uvuze ngo mu bibi no mu byiza D'Amour none se iyo ubuze umuceri cyangwa se ubuze ifiriti ubuze agafaranga wabuze n'ubwishyu bw'inzu wahuye wenda n'ibibazo bigiye bitandukanye ntiwababara n'ubundi ngo biboneke urumva rero ugomba gushima Imana kuri muzima kuko yaravuze ngo mu mu byiza mushimi ngomba gushima Imana ntariye ntambaye ubusa nanyoye byose ibyo byose ngomba kubishimira Imana kuko iba yemeye ko ibyo byose bitugeraho kandi bidushakiramo ibyiza buri ikibi iyo kije ku muntu nyuma y'ikibi haza ikiza nyuma y'agahinda haza kugira ngo tugushira agahinda nyuma yo kurira akaza guhozwa amarira siko yavuze se zabahoza amarira mwarize cyangwa nzabagarura iby'inzige zari rero ngomba gushimira Imana ko nabyo yemera ko bitugeraho kugira ngo tubashe kunyurwa aya ni ya mahoro y'abarokore aho umuntu avuga ngo none se umuririmbyi ntago yuzuye mwuka wera akaririmba ngo ni amahoro yuzuye twabona muri iyi si ntuze dusakuze ni amahoro yuzuye twabona muri iyi si ngomba gushimira Imana nyine ko ndyama
nkabona ndabyutse bireme kuko hari abantu baryama ari bazima akabyuka bapfuye. Rero ngiye iyo mbyutse nkabona ndi muzima, nareba umuhungu wanjye nkabona ari muzima, nareba umukobwa wanjye nkabona ni muzima, ndetse nareba n'umurubavu rwanjye nkabona ni ruzima, nkashimira Imana. Ibi bintu ntabwo ngiye tujya tubyumva kimwe iyo muvuze ngo gushima Imana kandi mufite impamvu zituma mudashima. None se uragira ngo tuvuge dute? Ndagira ngo musenga kuko biravuga ngo none se ukeka ko tudasenga? Turasenga. Ahubwo ngomba kuvuga ngo nimba uyu munsi muye n'ikibazo ndagisengera ninangira nshimira Imana ko yemeye ko mbigeraho. None umugabo witwa Yobu ko yageragejwe n'Imana yigeze ayivaho se kandi yarari mu kigeragezo, neza ntiyasengaga, ntiyageragezwaga se na bene se, ariko ntiyashimaga. Yehorere yaravuze ngo nta wayitanga careko awayikoma mu nkokora, kandi icyo yagambiriye gukurira gikora neza. Burya yavumaga umunsi yavutseho ari gushima Imana. Raje byihorera. Yego uyu mugabo witwa Yesu nta makuru ufite. Yesu aguhamagara ufite, yarangiye akahita akubwira ati ibyo ngibyo yari ufite ntabwo byari by'umumaro, akabikuraho akazakuzanira ibyayo. Ariko nta rwose warigeze kuvuga ngo byarindamu yanjye yabigize ibihombo. None se nuza Petero ndetse harimo n'izindi ntumwa na Yohana nibo bavuze ati ariko se twasize ibyacu turagukurikira, none tuzagororerwa ngororano ki? Noneho Yesu arabarabaga ati aba bantu bankubise ingingo igaragara, nose urumva batari bamubaje ikibazo kigaragara. Haravuga rero mukiri mu isi muzakubirwa iki? Inshuro 100. Nose izo nshuro 100 zarabonetse. None ngiye kuvuga yuko yababeshye. Urumva iyo Imana iguhamagaye nuvuga ngo iguhamagara uzi neza ko uhita utabarwa, ariko ntago uhita utabarwa. Urumva ntago uhita utabarwa. Ni mpamvu abantu benshi bagiye mu nzu y'Imana bakavuga ati rero reka tujye kwa Yesu biranagana, ariko ntago binagana. Yesu aravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana ikunda abayikunda, ikunda abayikunda. Ubwo se ubwo urumva abayanga none ubwo ni rusororo, nabase Satani bayita bajya ni rusororo nyine. None se damu ubu si byo bintu bituma abantu rimwe na rimwe banga kumvira Imana ibyo babwiye ntibabyumvire. Erega abantu mujye mureka, abantu ni abantu. None se Yesu Kristo yaje mu isi, icyambere mwibuke neza ko Yesu akiza mu isi nigeze avukira CHK, nigeze avukira Rwa Faisal, niyavukiye mu bitaro bigiye bikomeye, yavukiye mu muvure, avukira mu buzima bubi. Mu se nyina wise yari umubaji, nyina nawe yari umuntu uraho ngaho tudafite epfo na ruguru. None se Yesu ko yatavukiye mu bitaro bikomeye, bivuze ngo Yesu aba mu muntu wicishije bugufi. Yesu ntabwo yajya mu muntu nozarajya ku muntu ufite ibi byo kurya n'ubundi kaba bifite, harajya kumara yiye, harajya hano abantu batesheje agaciro. Niyo mpamvu mbwira abantu, hari abantu babona ko damuru nyine ni damuru, ari nyakwipfira uraho ngaho ari mu kwepa rupfu uraho, n'ubundi ntacyo avuze, n'ubundi bakamureba kananutse. Ariko reka mbibutse ijambo rimwe, uri muri njye ni mugari. Uyu munsi wa none ushobora kunsuzugura, ukansuzugura ukundi, ariko ntabwo uzi icyo Imana yamvuzeho. Urumva nta nubwo uzi isezerano mbi. Buriya reka mbwira abantu, aba bantu ibi bintu bigera muri bitatu. Ntuzigere usuzugura umuntu w'umunyamasengesho. Yego. Ntuzigere usuzugura ku muntu wibitseho nza. Ntuzigere usuzugura umuntu wize. Kuko uyu muntu wize uramusuzugura uyu munsi, ejo azabona akazi nawe agusuzugura. Akazi gafatika. Yego. Kubera ko yize amashuri ye akomakomeyemo. Kabiri, ntuzigere umuntu usuzugura umuntu w'umunyamasengesho, kuko ntabwo ubuzi isengesho asenga uko rizamuka n'uko ringana. Kuko uyu muntu usenga aba afite icyo yicaranye. Kabiri, umuntu ufite nzayimana aba afite isezerano rikomeye. Kuko uyu muntu naho yanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo ashobora gutinya ko yuko azapfa, kuko isaha n'isaha bari bizi neza ko yumva ijwi ry'Imana hanyuma akagendana n'Imana, kuko aba afite nzayimana. Rero ntibakajye basuzugura abantu b'abakozi b'Imana.
ko baba bafite icyo bicaranye inshuti yawe. Rero abantu ni abantu, kuko Yesu yaje mu isi baramusuzugura, ntibigeze bamwemera. Nabwirije ubutumwa bwiza bakajya bamubwira ngo ubwo n'imbaraga z'abadayimoni zimukoresha. None se njyewe nzaza mvuga ubutumwa bwiza, harimo abazabwumva harimo n'abatazabwumva, ariko igihe n'igisohora bazabwumva. Mwibuke n'umugabo witwa Nowa yabajije inkuge bagira gute bamuseka, agati nyamara ni muze, akabaza inkuge bamuseka. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza tubuvuga ariko baraduseka, bakaduduganura bakaduseka. Ariko iyo ibyago bije bahita bibuka ati nyamara Yesu rero abitubwiye. Hari n'abantu bavuga ngo ubu aka kanya ni Damuru wicaye hano, ariko umwuka uri kubivuga ntabwo ari njye. Ntabwo nimwumva icyo Imana ibwira abantu bayo. None se Imana izamanuka itume igiti? Ntabwo bishoboka. Nta nubwo izamanuka ngo ikoreshe ibuye, ahubwo izamanuka ikoreshe Damuru, kuko yaramwemereye. Kuko ihamagara Damuru ni mwari muri kumwe, ahubwo yamugije igikoresho cyayo. Azaza hano kuri social media cyangwa se kuri YouTube kuri izi kamera, azavuga ati nimwumva uko Uwiteka avugana namwe bana b'abantu. Ni bana b'abantu. Uko harimo abantu banze kumvira Imana, bizibye amatwi barahari. Ego hari abantu bizibye amatwi, babona umuhanuzi, bumva umuhanuzi bagahita ahubwo bayavuniramo ibiti. Uzi ikintu gikomeye giherutse kuba? Oya. Imana iherutse kubaza Gahini, amazi atari ko murumuna wawe Abeli ari hehe? Undi aramusubiza ati ariko se buno urambaza gutyo ndi umurinzi we? Nimba umwana w'umuntu yaratinyutse agasuzugura Imana akayisubiza nabi akayisubiza atyo, ukeka ko umurokore w'indyarya azumva ubutumwa bwiza bwa Yesu? Biragoye. Icyo se icya mbere. Icya kabiri, nimba Satani yaraturutse mu gihugu cyo mu ijuru agakoresha inama ku bandi bamareka akagumura, kabaga atariko k'Imana yaremye umuntu atatugisha inama ibindi byose yatugishaga inama. None agere ku muntu atwigarike, nyamara iyi Imana yari twihishemo kugira ngo Imana ifate icyemezo cyo kujugunya Satani mu isi. Urumva habanje kwigwaho, ntabwo Imana yahise ifata icyemezo ako kanya. Nayo mpamvu umwana w'umuntu imuhamagara cyangwa se ikamubwira ati nyamuneka akora iki n'iki n'iki, hakabaho kwinangira umutima. Imana irakureka. Rero iyo ibyago bije Imana igukina ku mubyimba. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo nanjye nzabakina ku mubyimba, ibibi byagize gute, ibyo mwatinyaga byagize gute, byabagezeho. So rero ntabwo uyu munsi wa none Imana ishaka ngo umuntu yigira icyigenge, ahubwo Imana ishaka kugira ngo umuntu abe uwejejwe, ace bugufi, akunde abantu yaremye. Ariko uyu munsi wa none hariho nigeze kuba ngo turi muri generation. Muri generation harya niko babivuga. Abari inshuti baragiye, abari abavandimwe baragiye, abari imiryango yaragiye. Uyu munsi wa none dusigaranye umuntu witwa Rukundo. Dusigaranye umuntu witwa Rukundo, ari we Yesu. Ko Yesu niwe ugukunda ntakubeshye, Yesu niwe ugukunda ntaguharabike, Yesu niwe ugukunda ntaguteza abantu, Yesu niwe ugukunda akagukunda kukennye, Yesu niwe ugukunda akagukura mu buzima bubi akagushyira mu buzima bwiza, Yesu niwe ugukunda uranyumva neza ndakumva akakubakira bari bavuze ko utagomba kubaka. Yesu niwe ugukunda agatesha agaciro imbaraga z'umwijima. Asugira ngo ntizihari? Zirahari nyinshi. Imbaraga z'umwijima zirahari kandi zirimo zirakora kandi zifite imbaraga zidasa izi mbaraga z'umwijima. Ko niyo uvuze nabi uyu muntu uzikoresha wararupfuye, zirakwibasira cyane rwose. None ko dufite aba bantu banze kumva, none se bakumva gute? Barigishijwe ibitangaza. Reka mbwira abantu benshi bakunda ibitangaza ariko ntabwo bakunda nyiri ibitangaza. Sinzi nimba mvuze iki kintu nimba ucyumva. Abantu bakunda ibitangaza ariko ntibakunda nyiri ibitangaza. Kabiri, abantu bagakunda ubuhanuzi
ariko bakanga nyiri gutanga ubwo buhanuzi. nanyuma neza. Rero umwana w'umuntu n'ubundi ntacyo wakora ngo umunezeze atari Yesu waje ngo amwemeze, ntago byavamo. Uyu munsi wa none kuki abantu batagikunda ijambo ry'Imana, ariko washyiraho ati runaka bamufashe asambana kikarebwa icyo kiganiro urumva. Runaka dore wa mupasiteri bamufasha nk'inzoga, wa mupasiteri bamufashe ari kurwana, wa mupasiteri bamufashe ari gutikura. Noneho kubera ko rya zina ari ryo rizwi kuri social media rikarebwa nshuti yanyu, ariko washyiraho ubu butumwa bwiza ni views 200, iyo bakabije benshi ni 1000. Bivuze ngo abantu bakunda gushungera, ba nyirabushungereza ahubwo ntago ntukanye, bakunda byacitse. Kantu kavuze nabi damu, ntago uya kuko niko biri. Ntuze nimba ushyizeho ijambo ry'Imana nirirebwe, ariko washyiraho ikintu kandi ariko washyiraho ibi byitwa ngo ni amatiku bikarebwa, bivuze ngo abantu n'ubundi bazakora ibyo mwakunze. Nimba mfite YouTube channel ya Safiro TV, uyu munsi wa none ngashyiraho ijambo ry'Imana rikagira views 50, urumva, ariko washyiraho ibi byitwa ngo ni amatiku ugasanga rifite 200, 1000, 1010. Ubwo urumva none se ubwo nzakura iki? Kandi mba nanjye nshaka icyatunga umuryango, urumva. Noneho nimba wowe ukunda Damu ukaba wumva udashaka kongera nanjye muri ibyo ngibyo byashaka byatunga umuryango, kuko mfite aho mbwiriza ubutumwa bwiza, mfite aho mbwiriza ijambo ry'Imana, kuko ntago uzaza kuri ku yindi channel iriho ivuga amatiku ngo ushyireho ijambo ry'Imana rizareba, nta warireba. Ariko nuza ukajya ku izindi social media zijya ijambo ry'Imana bo zizarebwa bitewe n'uwo muntu uko yubatse iyo YouTube channel ye. So rero abantu mujye mubabwiza ukuri, kandi ukuri niko kuzajya kuba batura. Ngewe nsigaye mbwiza abantu ukuri, ntago ngiye nsigaye nca hirya no hino. Biravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye, abantu bazaba bikunda, badakunda babo, bakunda imiye, birarira ari ndashima cyane rwose, badakunda ibyiza, badakunda n'ababo. Nose nimba uyu munsi wa none unyanga, ngakomeza unyange sikigariwe, komeza unyange Yesu nkundi, urumva. Nutama Yesu azama nta nubwo ngewe, reka mbabwize ukuri. Merutse kugira ishurirwa, urakoze cyane. Merutse kugira ishurirwa ritari ryiza. Iri ishurirwa riteye gutya, mu isi y'umwijima hakozwe inama, inama ivuga gutya: ni gute twaca intege abahanuzi babirimo neza, kubera ko abacu barimo kugenda babavumbura. None ni gute twapfubya uwo mwuka twebwe tukubaka abahanuzi bacu? Ubwo ndavuga abahanuzi b'ibinyoma. Noneho bamwe bahita bavuga ati twebwe uko tuzabaca intege nuko nguko icyambere, aba bahanuzi b'ukuri tuzabatakariza icyizere. Munyumve neza cyane. Noneho bamwe baravuga ati ni gute rero twabatakariza icyizere? Twebwe tuzababeshyera ibibi. Munyumve, tuzababeshyera ibibi. Ibibi tuzababeshyera gute? Ni ibiyi. Nuko ngo Satani we iyo agiye kugutera akuzanira n'ikimenyetso cy'igicupuri. Abantu bakaba bazi koko ibyo bakuvuza ko ari iki? Ari ukuri kandi ari ikinyoma. Noneho bamwe baravuga ati twebwe icyambere aba bahanuzi b'ukuri bakundwa n'aba diaspora, bakundwa n'abantu, bakundwa n'ababyeyi, bakundwa n'abagabo, ndetse n'itorero rirabakunda. No kuri YouTube urabona ko yuko bajagajaze YouTube barayifite. None kugira ngo tubace intege, twebwe tuzabashakira
ibinyoma, tuzabahimbira ibinyoma. tuzabashakira abahanuzi babahimbira ibinyoma. Simwigeze kubona ubu si murimo kubona bamwe barimo kugenda basubiranamo. Yego. Muribuka nza hano nkahanura nkoropa. Yego. Sinakubuye. Yego. Wanamenye n'ibishingwe. Sinamenye n'ibishingwe. Murakigira ngo ubundi Yesu akora ati. Yaravuze ngo bafite amaso yo kureba ntibareba. Bafite n'amatwi yo kumva ariko nibagira gute ntago bumva. Hanyuma bumva ko iyo nama koko bakoze ari iki ariyo. Noneho Satani ahita yohereza ingabo ze. Zimwe zijya muri ba bantu bafashaga babahanuzi bukuri. Harimo abantu bishyurirwaga amazu. Harimo n'abandi babahaga ibyo kurya. Kuko mwavuze Imana tukanezerwa. Abo bahanuzi barahari. Nana bavuga n'amazina. Ariko uyu munsi wa none batakifuza kugaruka kuri YouTube. Uyu munsi wa none batswe ijambo. Uyu munsi wa none babeshyewe ibibi byinshi. Bidaturutse kuri ku Mana, ahubwo biturutse kuri Satani. Yego. Babaciye intege. Kurako bagabweho iki ibitero. Babandi babahaga bahise babatakarizwa icyizere baganga pu ni kimwe na naka. Urumva? Yego. Noneho baravuga ati abangaba rero babahaga tuzabahina amaboko. Noneho bazahita bagirwaho umuvumo kubera ko batagitanga. Yego. Unkurikirane kamwe akantu ku kandi. Nateza amatwi. Uranyumva neza? Noneho bazahita bahanurirwa n'abacu kabo ngabo bakoranaga n'imbaraga z'iki z'umwanzi umwijima. Uranyumva? Noneho uri kugenda ubyumva. Umuhanuzi. Shima Imana ko nuri kumbaza ari umuhanuzi. Uranyumva neza? Yego. Noneho Satani aravuga ati icyo ngicyo ukoze niki? Iyo nama dukoze iyi niyo. Nohe bahita boherezwa mu nsengero. Abantu bazajya bahanura mu nsengero ubuhanuzi bwabo bazajya babacecekesha. Niba hanura ubw'Imana bazajya babacecekesha. Noneho twebwe tuzajya tuboneraho tute duhanura ubwacu. Kandi tuzajya tubaha amasezerano y'amahuri. Uranyumva neza? Abandi bahita boherezwa mu bantu b'abahanuzi bakora ibitangaza. Noneho ba bantu bakora ibitangaza twebwe tuzahita tubaca imbaraga. Tuzahita tubasiga icyangiro. Tuzahita tubaha ikintu bita gutakarizwa icyizere. Noneho twebwe abacu bazahita bahita bahagurukiraho. Ariyo mpamvu ubona abantu benshi bahitamo kwirukira iki ibitangaza. Urumva ukuntu Satani afite imbaraga. Yego. Satani rero ntago ari ibuye. Ntabwo ari umwenda. Ntabwo ari ururabo. Nta nubwo ari bombo, nta nubwo ari umupira. Ahubwo Satani nawe ni umwuka kandi akoresha abantu. So rero niyo mpamvu biri yavuze ngo simbasize mwenyine basigiye umufasha ari wo mwuka wera azabakoresha ibyo ntageze gute nasize mbabwiye. Bibiliya rero niyo mpamvu yavuze Yohana wa mbere murongo wa 4 wa mbere ibice bino murongo wa 4 avuga ngo bana bato murabi Imana kuko babandi mwabanesheje uri muri mwaruta uri mubisi. Rero abantu banze bimuye Imana bimuka umwami w'umwijima. Yego. Iyo mpamvu mvuge ngo hari abantu Yesu aje guha convocation. Ntabwo turava aho ngaho. Hanyuma bamwe boherezwa ku bashumba. Abashumba ati se muzafata abashumba gute? Tuzabatezamo kutumvikana. Yego. Icyo mutabona ni iki? Iyo ni inama y'ikuzimu. No icyo mutabona ni iki? Ni inama iyo ngiyo y'ikuzimu. Yego. Noneho barahita ngo noneho abandi rero tubohereze mu bahanuzi. Yego. Icyambere bakora inama ivuga ngo tuzabateza kutumvikana. Abahanuzi bazasubiranamo. Ababakundaga
bazabatakariza iki? icyizere. Twakomeje. Noneho abandi boherezwa mu bacuranzi. Yego. Ubwo ndavuga mu baririmbyi, abacuranzi n'abaririmbyi. Yego. Tuzabateza ubwibone. Abandi tuzabateza gusambana. Yego. Abandi tuzabateza amashyari. Yego. Ubwo ni mu murimo w'iki? W'Imana. Kubera ko iyo aba baririmbyi baririmbaga, hari indirimbo zimwe zaririmbwaga Imana ikahita ikoreramo imirimo n'iki? N'ibitangaza. Hari abantu babohokaga, hari n'abari bakiraga indwara batanabasengera ariko bumvishije iki? Indirimbo. Yego. Ndibo zari zifite amavuta, uyu munsi wa none zikaba zitakiririmbwa. Kubera iki? Satani yazisize iki? Icyangiro. Haleluya. Amen. Ko ndumva Mwuka Wera nyamara iki kiganiro kirimo Imana. Haleluya rero. Ko ndumva Mwuka Wera ari kuri njyewe. Nanjye ndahari ngo numve Imana. Hanyuma bamwe bayita bajya mu babyeyi. Kutubahana no gusuzugura n'abo Imana yageze gute yabahaye. Bamwe bateza gukora za madivorce. Abandi baravuga ati rero Imana yo mu ijuru ntabwo ari yagize gute yavuze. Za divorce niyo mwavu mu busigaye mubona ari nyinshi. Kubera iki? Zaturutse kuri Satani. Abashyira yohereza babahanuzi baya. Raga ngo Imana iravuze ngo uyu mugore si uwawe, uyu mwana wabyaye si uwawe. Niyo mpamvu Imana yagize gute? Imana ntago ari yo yubatse runo rugo. Satani akahita asenya ingo gutyo. Abandi rero ibohereza mu bakirisitu. Nimba bazajya bagera mu rusengero, bamwe bazajya bajya mu nguni, ubwo ndavuga ingabo z'umwijima. Yego. Bamwe bazajya bajya mu nguni, bamwe zibateze gusinzira. Bazahita bamwe bafata igice cy'abanyamasengesho, bazabateza ibitotsi, abandi ibateze kutumvikana no kuryana no kudahuza. Gutyo babarinzi b'umurimo w'iki? W'Imana. Tuzabatezamo kutumvikana, kudashyira hamwe, kudahuza, noneho no gusuzugurana. Tuzabacamo ibice bibiri, bamwe bazajya basiba, abandi bazajya babura umwanya wo kuza gusenga, abandi tuzajya tubahagarika ku mirimo bashinzwe. Uko niko gahunda zagize gute? Zipanzwe. Niyo mpamvu mvuge ngo agakiza gasigaranye umuntu uzi neza ko agakiza kahawe umuntu ugeze gute wari ugakeneye. Yego. Aka gakiza ntabwo gatoragura muri butike, ni gahabwa n'imiryango. Ubu umuntu usigaranye agakiza ni umuntu uzi neza ko yahawe agakiza gakeneye. Ndaguha urugero. Ku muntu wari ufite ubumuga bwo kutabona, Imana ikaba yaramuhumuye. Uyu muntu azamenya agaciro k'agakiza icyo ari cyo. Yego. Uyu muntu wahawe agakiza yari umusazi, yirirwa ku mihanda, azamenya ko Imana ariyo yagize gute yamukijije. Uyu muntu azubaha agakiza ko yakabonye agize gute ababaye. Rero niyo mpamvu abantu benshi banyazwe ibihe by'agakiza ariko batazi uyu muntu witwa Satani ko afite imbaraga zishobora kukwaka ibyishimo wahawe n'iki? N'Imana. Ariyo mpamvu mvuga ngo kubera ko mwanze kumvira Imana, bamwe mugatesha agaciro ijambo ryayo, abandi mukanga kumvira, abandi mugakora umurimo w'Imana, Imana ibahaye konvikasiyo. Nyuma ya konvikasiyo hazaza mandadari. Wasanga abantu badafite amatwi ngo bumve. None se bazumva gute kandi bafite amatwi yo kumva batumva? Icyambere bazumva ibibanezeza. Kabiri nago ibingibi tuvuga bibarya mu gutwi. Ariko ninza nkati gisinugu havuga ati Imana
iragutabaye, iratabara umuntu uvuye muri loji, urumva yarangiza akajya gufata mikoro akajya kuririmba. Naravuze ngo merutse kubwiriza ahantu, ndavuga ngo Yesu yamanutse akaza agahagarara mu nsengero, hari abaririmbyi batakongera gufata mikoro, bajya gufata mikoro bakabona ibyo baraye bakoze, bakavuga reka singiye kugwa hariya, kubera ko Imana bayimenyereye. N'ubundi ujya kuririmba, n'ubundi ukava kuririmba ujya gusambana. Hari abadiyakoni batakongera kuhagarara ku gatutu, urumva kubera iki? Baba babona ko Yesu yageze gute, yiyiziye. none se yajya gukora ubudiyakoni afite uburozi akenyereyeho, ari bukindura umuntu waje kubwiriza, kandi Yesu yiyiziye. Rero hari ibintu bimaze kuba akajagari mu murimo w'Imana. None se umukirisitu muzima yanga mugenzi we gute? None se nimba uri umukirisitu koko ukaba unyanga ngo nuko ngendana na runaka, ngo nuko mvugana na runaka, ngo nuko mbana na runaka, ngo nuko nza ku bitangazamakuru ngo wanga biza iki? None se kandi witwa ngo uri umukirisitu. Yesu ko yakwihanganiye igihe kimwe ngo Yesu bamuzanira indaya, yego, tumufashe sambana, yego. Yesu arabarira aravuga ati ariko se utarakora icyaha muri mwe ninde? Ngo yiyandikiye hasi. Rega ibyo mvuga birumvwa n'abanyamwuka, ariko abanyamubiri ntabwo bashobora kubyumva. Nubundi baravuga ati nubundi ni nka bya bindi, nuko byahoze. Nubundi ni damu. Urumva impamvu abantu batakarije icyizere Imana, nuko babanje gukundishwa ibitangaza. Ibitangaza bababwiye byarabuze. None rero nanjye mureke mbahe myumbati isharira, myumbati ya gitaminsi. Mureke mbahe myumbati ya gitaminsi kuko niyo mukeneye. Kuko iyi myumbati ya gitaminsi kuko babahaye mu gacyari, sa indiribwa se, yego, ntago mwayiriye, kuko Imana yabahaye ibiryo mwanga kubirya, ahubwo murya ibitari by'umumaro. Urumva? Rero muhagarare hamwe. Konvikasiyo Imana igiye gutanga ntago iri burebe ukennye n'ukize, oya, nta nubwo irobanura ku butoni. Dore iyi ni konvikasiyo ya mbere. Imana itanze konvikasiyo. Iyi ni konvikasiyo ya mbere. Kandi umuntu uhabwa konvikasiyo yegereze mikoro. Umuntu uhabwa konvikasiyo, yego, aba afite amakosa, aba afite icyo ashinjwa, none icyo aregwa. Niyo mpamvu mu nzego zacu za leta, iyo umunyabyaha akosheje ibirego byamaze kuba byinshi, bakaza kukurega, baguha konvikasiyo yo kwitaba. Iyo baguhaye konvikasiyo ya mbere ukanga kwitaba, bakohereza iya kabiri. Iya kabiri bakanga kwitaba, bakakohereza iya gatatu. Nyuma ya gatatu rero saza abantu banyemereye bakitaba hakiri kare, bakitaba amaguru inzira z'ikigendwa, bakaza. Iyi konvikasiyo ya mbere rero ntanze, niyo abantu banze kumvira iki? Imana. Turi kugendana? Ndakumva cyane. Kandi none iyi konvikasiyo ya mbere irareba abakristo aho bari hose. Kubumva ururimi rw'iki? Rw'ikinyarwanda. Iyi konvikasiyo ya mbere ntabwo ireba umuntu ukijijwe, kuko irareba n'udakijijwe, kuko babijeje ibitangaza. Namwe muragenda koko muravuga ati tubonye iki? Ibitangaza. Ni amahoro yuzuye twabona muri iyi si. Ni amahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka agize gute? Avuga. Iyi konvikasiyo rero
iraje ku buzima bwawe. Iyi konvikasiyo irareba ababyeyi, irareba abagabo, abasore, inkumi, irareba buri muntu wese uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi konvikasiyo Imana yo mu ijuru yikohererejeho. Umuntu wese wahamagariwe gukiranuka kanga, Iyi konvikasiyo iramureba, kuko icya mbere reka nsobanure iyi konvikasiyo. Imana yakuremye, yakuremanye urukundo. Ntiyigeze kuremana ishyari, ntiyigeze kuremana urwangano, ntiyigeze kuremana amagambo, ntiyigeze kuremana guteranya, ntiyigeze kuremana gusenya ingo z'abandi, ntiyigeze kuremana uburozi, ntiyigeze kuremana gusambana. None se ibyo ngibyo wabikuye he? Siguye konvikasiyo ya mbere, uraje urebe akagiye kuba. Konvikasiyo ya kabiri, nabaga ngo ni konvikasiyo. Konvikasiyo abatumva igifaransa ni hamagara. Konvikasiyo ni zingahe? Ni 3. Iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Gatatu mu buryo bumwe kavuze iki? Yegereze mikoro. Sawa rero, Imana itanze ikintu cyitwa konvikasiyo. Irareba ukijijwe n'udakijijwe. Mugiye kwitaba Imana, banze kumvira umwuka, mwanze kumvira Imana. Abandi mwigize indakoreka. Ngewe nubwo ngewe nkora ibyaha, ngewe mfite uko navuganye n'Imana. Ayi wowe iguhaye konvikasiyo. Nubundi ndasambana ikankoresha. Iguhaye konvikasiyo. Konvikasiyo mugiye kwita. Imana itanze konvikasiyo. Kukijijwe n'udakijijwe, kukize n'ukennye, kutunze n'udatunze, kubatse n'utubatse. Itanze konvikasiyo. Kukomeye n'uworoheje, itanze konvikasiyo. Kufite akazi n'utagafite, itanze konvikasiyo. Akazi wahawe nimbara gakozemo amanyanga, iguhaye konvikasiyo kwitaba. Impamvu ako kazi yaguhaye wakishe umara iki? Wagiye ugakora iki? Itanze konvikasiyo no kwitaba Imana. Tanze konvikasiyo. Yakugize jera wa banki, aho kugira ngo ugize gute ngo ukore ako kazi Imana yaguhaye. Umaze imyaka 5 wicaye. Iguhaye akazi gafatika. Uyu munsi wa none akazi kugira ngo wangaje abandi bakozi, na amanyanga ukoresha. Imana igwaye konvikasiyo. Kazi yaguhaye katumye uba bize kuri yo. Ariko sha yabahaye akazi, mwigize bize kuri yo. Ni ikibabona. None dufite n'abandi rero. Njye nsigaye nitwa umudiyasipora, ariko umunyarwanda. Njye nsigaye nitwa umudiyasipora w'umunyamerika, ariko nturi umunyamerika piri. Uri umunyarwanda. Uri umunyarwanda, uri umurundi, uri umurundi kazi, uri umunyarwanda kazi. Ariko nubwo witwa umunyamerika, nubwo witwa umunyakanada, nubwo witwa umaustralia, nubwo witwa umubirigi, nubwo witwa umudage, nubwo witwa umufaransa, ariko inkomoko yawe ni umunyarwanda. Nawe konvikasiyo irakureba. Inkomoko yawe ni umurundi, ni umurundi kazi. Iyi konvikasiyo irakureba. Kuko hari uburyo Imana yakugiriye neza, ariko niwigeze ubibona ko Imana ngeze gute ikugiriye neza. Sureba izi konvikasiyo zigiye kugera no mu banyamakuru. Izi konvikasiyo zigiye kugera no mu bahanuzi. Izi konfikasiyo zigiye kugera no mu bashumba, mu bapasiteri. Izi konfikasiyo zigeze mu nsengero. Imana itanze konfikasiyo. Yego. Imana itanze konfikasiyo ku baririmbyi. Bagiye kwitaba iki? Bagiye kwitaba Imana. Imana iraguhamagara ikubaze, komeruka naragwaye kuririmba,
ko nakuzamure ku ndirimbo imwe nkakumenyekanisha uyu munsi wa none ibintu uririmba ni ibiki? Ko nakugize umuhanuzi uzajya uhanurira amahanga uyu munsi wa none icyo usigaranye ni ukubenurana. ni uguhanurira kashi. Icyo usigaranye ni ukubwira ngo runaka ngo Imana iramumpaye jya hariya itaba konvikasiyo. Kandi nyuma ya konvikasiyo haza mandadari. Mandadari nivuga iki rero? Icecekere ndaje nkuvira umuzingo. Izi konvikasiyo ko ari eshatu ziragera ku bantu rero bigize ibishyitsi mu nzu y'Imana. Bibiliya iravuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanywe nawe, ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bigeze gute, uko bikurikirana. Igishyitsi mu nzu y'Imana igikuyemo, kubera ko Imana yamaze gutanga konvikasiyo. Kandi nta mikino kuri konvikasiyo. Hanyuma rero izi konvikasiyo ziri bugere kuri aba bantu. Ariko ndamuzi ko konvikasiyo bibujijwe kurenza isaha bakubwiye. Kandi iyi konvikasiyo ku muntu wese wari ufite ikizira akaba azi neza ko afite ikizira, ariko nubwo ndi umuririmbyi nkaba mfite iki kintu cyananiye, kwaturira umushumba wawe si ikosa, kwaturira umuntu wawe wizeye si ikosa, kuko iyi Imana irahita ifata iyi konvikasiyo yicemo kabiri ikora ko amaze gukiranuka nayo. Ubwo simba kopeje yego. Iyi konvikasiyo iyi konvikasiyo kijera, iyi konvikasiyo kije kujya kwiyunga n'uwo dufitanye ikibazo kabisa. Kireba umuntu Imana yo mu ijuru yakugiriye icyizere iguhagarika imbere y'abantu, iguhagarika imbere y'abantu. Nabaga ati rwose mwana wanjye genda aba bantu uzabageze ku rufatiro rukwiriye. Uyu munsi wa none ntabwo wagenze nk'uko Imana igeze gute ibishaka, iguhaye konvikasiyo nawe. Nyuma yo gutambutsa izi konvikasiyo, nyuma yo gutambutsa konvikasiyo, Imana izazana mandadari. Ubwo abantu banze kwitaba ku neza, nyuma yaho ni mandadari. Kabiri, nyuma yo kwanga kwitaba konvikasiyo harimo kwirukanwa mu kazi. Ku bantu bageze gute? Banze kwitaba bakanga no kwitaba, kuko bagiye kwitaba babazwe aka kazi uburyo wagakozemo. Abakomeye aboroheje umujugujugu w'Imana ubagezeho. Wari wabona umujugujugu? Umuntu yaguteye umujugujugu, ubwo nimba ufashe mu amaguru aravunika. Ubwo nimba ari ku gikanu ni vuto, kubera ko Imana yo mu ijuru ishaka ko abantu bayubaha. Ariko itanze konvikasiyo uko ari eshatu. Navuze ngo irareba umuntu ukijijwe n'udakijijwe, irareba umuntu ukomeye n'udakomeye, irareba umuntu wese wumva ijambo ry'Imana cyangwa se warimwe n'Imana. Kabiri,
iyi konvikasiyo ntabwo ireba ntabwo iri burobanure ku butoni. Oya, iyi konvikasiyo iragera kubyibushye n'utabyibushye. Munyumve neza cyane. Iyi konvikasiyo iragera kunanutse n'utananutse, uwize n'utarize. iyi konvikasiyo iragera ku muntu wize n'utarize, iyi konvikasiyo iragera ku ufite diporome n'utayifite. Ntabwo iyi konvikasiyo iri bukange ko wize muri Amerika, ko wahawe ubwenegihugu bwo muri Amerika, ko wahawe ubwenegihugu bwo muri Canada. Ntabwo iri bukangwe ko uri umunyamerika pire. Oya, nahira hakugeraho. Ntabwo Imana irobanura ku butoni, ahubwo Imana iratonesha, itonesha ku muntu wayubashye. Yego, ntabwo iyi Mana yo mu ijuru yigeze yanga gutabara abayo bayiringiye, ahubwo se uwayiringiye ikamutabara uyu munsi wa none ntiyayituye kugenda yisebya. Abaje bavuga ijambo ry'Imana batubwiriza ubutumwa bwiza bambaye umwambaro w'ab'isi, batuma abantu bizeraga Imana bayitakariza ibyiringiro. Ariko reka mbwira abantu bankurikiye, Bibiliya ivuga ngo iki? Haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigakira gute, kikagira amashami y'ibitono. Ikindi cyongeyeho, haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ntacyo murimo kwirukanyira ubuhanuzi, murimo kwirukanyira ibitangaza. Ariko nagira ngo mbabwire nda Satani akora ibitangaza. Yego, hanyuma neza. Rero kuza ngo kwirukanyira ngo runaka ngakora ibitangaza, runaka arasenga ibintu bigacamo, runaka n'umuhanuzi ukomeye. Reka nkubwire, wakubitanye n'umurangi akaguhanurira akagukoreramo, bahita avuga ati impuye n'iki? Ni Imana. Byaheze, byahehe. Nta dufite n'abandi rero bavuga ngo igihe Imana yambwiriye ngo kitarasohoza, ikubwira isezerano kizakugirira neza, ni wayihaye amafaranga, ni wigeze uyiguriza, wategereje ko iby'Imana yavuganye nawe izabisohora. Habakuki nawe bivuze neza, yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire numve icyo mbwirwa. Banyumva neza? Nzayiganyira biye byose ibyo wayiganyiye, ibyo wayibwiye. Hari ibyasohoye, hari n'ibitirasohora. Impamvu bitarasohora nuko Imana yavuganye nawe ngo nzarinda isezerano ryanjye kandi nzaririndana n'uwo naribwiye. Ikibazo ufite nuko watakarije Imana icyizere, ariko ngo ubitewe ngo n'abahanuzi bahanuye ubuhanuzi bw'ibinyoma. Bareke bagenda ikivunye, ariko nibagera kuri Yorodani bazamuka intwari gusa. Uyu munsi wa none kongera kwiyunga n'Imana nuko wumvira mandadari niza, kuko iraje nayo yehose. Mu gihe kidatinze hari ibintu bigiye kugenda bihinduka, mwumva pu. Hanyuma rero dukomeze. Iyi mandadari ku muntu wanga kuyumva, uzajya ibyuka ari mu gitondo, runaka ageze gute, arapfuye. Benshi bagiye kwirukanwa mu kazi. Abari bafite akazi kabahemba amafaranga menshi agiye kugabanuka. Numa bari bafite imishahara ikomakomeye, mugiye kupasuramo 2 gatatu. Hari abandi bagiye guhabwa mandadari cyangwa se konvikasiyo, bagiye kuryozwa ibyo bageze gute, bakoze ibyo bakoze. Sawa rero, abari hasi bagiye kujya hejuru. Uranyumva? Abigize ivuze bahawe mandadari,
uzajya ubyuka mu gitondo. Bamwe bajyanwa irisororo, indwara zigiye z'amayobera, kubera ko banze kumvira iki? Imana. Ku muntu wanze kumvira mandadari rero, wanze kwitaba iki? Imana hakiri kare, kabanze agende yikiranuke nayo. Urumva? Azajya agenda agere mu kazi asange hari umusimbura we, ahita ataha mu rugo. Kabiri, hari uburyo wanyaze mwene so, umunyaga ukoresheje amanyanga, nawe uranyazwe, kubera ko yavuze iby'Imana yamubwiye, agendera mu kuri kwayo. Uyu munsi Imana iguhaye mandadari. Kuko ndabizi neza harimo batari bubyumve, ariko harimo n'abari bubyumve, kuko Imana yo mu ijuru ihaze agasuzuguro n'ubwishonguri bw'abana b'abantu. Dore ngize konvikasiyo, dore ngize uko ari eshatu, nazisobanuye. Yego rero tugana ku musozo, iyi mandadari iyije yagusanga mu muhanda, imodoka iragukubita. Iyi mandadari yije yagusanga ku ishuri, iyo utabaye umusazi ujyanwa mu bitaro, iyo utagiye mu bitaro ujyanwa ku irimbi, mu irimbi. Iyi mandadari iyije ikagusanga mu biro, yagusanga mu biro, iyo uturikanwa urafungwa. Iyi mandadari iyije ikagusanga uri umwarimu cyangwa se uri ku ishuri uri kwigisha, icya mbere aho ugezwa uravuga, utangira kwambaza Imana ati nyamuneka Mana wambabariye. Ariko reka mbabwire ngo iyi mandadari yagusanga uri muri dushe uranyerera ukikubita hasi, ni hehe? Ni irusororo. Iyi mandadari yagusanga ukomeye, wari umucuruzi, uyogira gute? Urahomba, kubera ko mwanze kugira gute? Kwitaba, mwanze konvikasiyo. Iyi mandadari yagusanga uri kurya, wicwa n'ibiryo birakuniga, cyangwa wari uri kurya gafi ifi ikakurangiza. Mbona hari nabo mandadari zasanga mu kabari. None mandadari izagusanga mu kabari, bagukubita ivide, ubundi bikumena umutwe, nurangiza bakujyane hehe? Aho abandi bose bageze gute? Bajye. Ariko hari ikintu nibajije, kuki umuntu w'umurozi yapfuye batajya bavuga ati uyu yari umurozi? Bahita baririmba ngaheza mu ijuru tuzahurirayo. Nta murambo uroga. Urumva? Nta murambo, amugari bigeze gute? Nta murambo uroga. Uzi wa muntu waguye ahantu nko ku basigaye bavuga ku ndangamirwa. Noneho uyu muntu waguye ku ndangamirwa, ntabwo bavuga ko yaguye mu ndangamirwa, yazize apfuye urupfu rugeze gute? Rutunguranye. Kandi yaguye ku ndangamirwa. Urumva? Nababona bamuririra. Rero niyo mpamvu
abantu banga kugira gute kwitaba Imana hakiri kare. Ubu rero bagiye kuzajya bagira gute bagwa mu maguru y'indangamirwa. Imana imfashe ibintu babyumve. Oya, babyumva gute se kandi bakunda ibibanezeza? Kandi navuze ko nuza bagiye kugira. Hanyuma rero iyi mandadari iragusanga uri kugoreka urubanza rw'umuntu ukaruvuga ukaruca uko rutari. Ubwo nyine nawe uzajya ugira gute mandadari nawe aho uzajya kujyana nawe urahomba. Rero mbaye ncumbikiye aha ubundi Yesu aduhana umugisha. Reka dusoza abantu badukurikiye ubafashe mu isengesho kuko birashoboka ko hari abiziba amatwi, hari n'abo Satani yaziba amatwi, ariko turagira ngo duhamagare Imana abo Satani yaziba amatwi, Imana izibura amatwi yabo kugira ngo bumvire Imana. Ahubwo habaho kwinangira umutima. Hega Imana ntago yanga kiremwa ahubwo kiremwa muntu yanga Imana. None se nk'umuntu wavuze ngo wenda ngo ndashaka gukora umugisha kuri Evode. Uyu muntu ugira ngo se ntiyari yabwirijwe n'umwuka w'Imana. Imana se urumva ntitari yamusanze. Uyu munsi mandada rero nayo iramugezeho. Nayo iramugeraho. Arahita akazi yari afite, arahita yirukanwa, inyatsiraje, ibintu nk'ibyo byose bigiye kuza. Uwumvira umwuka niwe mwana w'Imana. Mana turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Nyemerera tugushime uko twese turi amahoro kandi abagukurikiye nibakorwa n'isoni. Hanyuma ijambo ryawe riravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya. Nyemerera rero ntambukije ibyawe, ntaba ari nge aboneka izina ryawe, kandi abinangiye umutima abo ngabo Mwami Yesu mbagutumyeho, nabumva ubu butumwa mbagutumyeho, kugira ngo ugendagende mu mitima yabo, ubemeze ibyaha byabo, ubahe guca bugufi. Kandi Uwiteka ndasenze mpamagaye izina ryawe kugira ngo rigende mu mitima yabo, rigira ibintu rirema ku buzima bwabo, abarwayi bakize, abarengana barenganure mu izina rya Yesu. Mwami Data mukunze mwiza, kugira ngo ubwiza bwawe bugende bugera kuri buri muntu wese, uganze utegeke kuri bo. Kandi nirukanye umwuka mubi wo kuvuguruza ibyawe mu izina rya Yesu, ahubwo imbaraga z'umwuka wera nzitumye muri iki kiganiro kugira ngo gendagende mu mitima y'abantu bagiye gukurikira iki kiganiro mu izina rya Yesu. Kandi nsabiye umugisha ku muntu wese uri bukuri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsabye nizeye, amen. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.